Guys, wajyaga wibaza ahantu bakura izi background z'imirongo itambitse ndetse n'ihagaze, ariko kuri ubu ngubu ntukwiye kwibaza ahantu bazikura, ahubwo noneho ugiye kwibaza ese zikorwa gute. Muri iyi video rero ngiye kukwereka uburyo ziriya background zikorwa, ku buryo nawe ushobora kuzikorera hanyuma ukajya uzikoresha mu maproje yawe nko mu mavideo agiye atandukanye. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukurebana nanjye iyi video kuva itangiye kugera irangiye, kugira ngo uze gusobanukirwa hatagira akantu na gato kagucika, kuko iyi video ni ingenzi kuri wowe. Uyu munsi turibanda ku bantu bakoresha mudasobwa, kuko nababwiye ko haba kuri telefone yaba kuri mudasobwa tuzajya tugenda twigana amasomo agiye atandukanye. Nkwibutsa ko iyi ni reba uko bikorwa maze usobanukirwe. Aha ngaha tubereka uko ibintu bikorwa intambwe ku yindi, tukabasobanurira uburyo amwe mu ma software cyangwa se amwe mu maporogaramu ashobora kugufasha nko mu content creator, uburyo akora cyangwa se uburyo akoreshwa, tukakwereka intambwe ku yindi step by step. Rero icyo usabwa nta kindi, niba ari ubwa mbere ugeze kuri urubuga ibuka gukanda handitse subscribe, ufungura n'inzogera kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Wibuke gusangiza abandi iyi video niba igufashije, niba wifuza ko twazagukorera video nk'iyi ngiyi ariko ukoresheje telefone, dore ko aba content creator benshi ari abakoresha telefone, byandike muri commentaire maze tuzakwereke uburyo wakora iyi background y'imirongo ukoresheje telefone. Nk'uko mubibona cyangwa se nk'uko twagiye tubibereka, aya ma background mubona ameze gutya. Tugiye guhera ku ifoto, ya background y'imirongo, hanyuma tuzabereka uburyo noneho iyi background y'imirongo ushoboye kuyanima none ikajya imovinga. So aha ngaha reka tuze dutangire, turakoresha Photoshop nk'ibisanzwe, turazamo dufungure new document, reka tuze dufatire kuri resolution nk'iya thumbnail y'1280 kuri 720, dushoboye kuyigira black cyangwa se tukayihindura kara dushaka, ariko tuyigize solid color ya black. Tukimara gucreatinga new document duhitira ahantu hameze gutya, ugahita uza aha ngaha kuri aka kamenyetso gutya, ugacreatinga indi new layer aha hasi kuri Photoshop. Aha ngaha kuri akamenyetso kateranya ugakandaho gutya, hakazaho indi layer. Reka tuze tuyite background, kuko niyo turi buze gukoreraho ya background y'imirongo. Background tuyandikeho gutya. Niba ukoresha Photoshop biraza kukorohera, ariko na telefone bitavuze ko tutazabereka uburyo ushobora kuyikoresha. So aha ngaha nibirangira, icyo ukora nta kindi, urahita uza kuri iyi features ya hejuru yanditseho filter, uraza wemeza hano kuri filter, uze hano handitse vanishing point. Vanishing point niyo tugiye kwifashisha. Iyi ni tools ibamo hano muri Photoshop, niyo turi buze kwifashisha mu gucreatinga iriya background irimo imirongo. Turaza dukore zoom out, kuko hari igihe ugeramo usanga yizuminze. So aha ngaha icyo ukora, ubwo birumvikana ko tugiye gukora noze nyine ya rectangle. Turaza dushyira akadomo hano, tuzane aka karongo muri kubona hano muri buri nguni y'iyi rectangle yacu, bigere gutya bibe biri ku murongo, cyangwa se tuze kubiringaniza nyuma niturangiza. Tumaze kubikora gutya, dushoboye kubona grid cyangwa row arimo cyangwa columns zirimo ari izo ngizo, tukavuga ati reka tuhite twemeza gutya, cyangwa se reka tuze tuzigabanye cyangwa se tuzongere. Ariko wenda reka tuze tugere gutya, reka dukore gutya, turekere imeze gutya. Sasa icyo ukora nta kindi, uhita uza hano mu nguni nanone ibumoso bwawe, ukemeza kuri aka kantu ka setting, usangamo uraza nyine ukemeza aha ngaha gutya kuri aka kantu ka setting. Sorry gato, ahita uza gutya ukaza muri setting, ukaza ahanditse render grid to Photoshop. So ukayemeza gutya, wamara kwemeza ugakanda OK. Wamara gukanda OK usanga yagezemo gutya. Sasa ikintu ukora nta kindi,
icyo ukora uhita uza aha ngaha ugakanda kuri layer ya mbere ugakanda left click ukaza handitse blending option, wamara kuza muri blending option uza kuri color overlay ukahemeza, niba ushaka ko wenda grid cyangwa se iyi mirongo yawe isa icyatsi kibisi, wenda reka tuvuge, reka dushyiremo icyatsi kibisi, icyatsi kibisi, yego wenda nk'icyatsi gisa gutya, ukaza ukemeza cyangwa se ugashyiramo ibara ushaka, ushobora kuza gushyiramo ibara ushaka, ubururu, biterwa nyine n'ibara ushaka gushyiramo, ariko reka turekeremo iki cyatsi kibisi cyangwa se dushyiremo wenda move, wenda isa gutya, so tuhite tuza twemeze OK. Nitumara kwemeza OK turahita tuzamo hano muri filter nanone tuze muri camera raw, reka tubikore faster then tuze applyingamo effect zindi zigiye zitandukanye. So aha ngaha kubera ko turasubira inyuma tuhite tuza gutya, iyi layer creating layer na background tubifatanye, ubwo ni ugucreatinga smart object, uze ubiselectinge byombi nurangiza ubiconvertinge muri smart object, nibimara kuba muri smart object ujye wabona gusubira muri camera raw filter, so musubiremo gutya, murabona ko gutya noneho bihise biza, duhite tuza kuri color, kuri effect, turaza kuri effect na details, reka duhere kuri effect, tuze dushyiremo vignette gutya, kariya kantu nyine ubona gatumye isa n'iyijimye ku mpande, tuze tugabanye na texture, niturangiza tuze muri color mixer, ndumva aha ngaha kuri color mixer ho nta n'ibintu birenze twakoramo, ahubwo turahita tuza kuri optics, tuze ni vignette twongereho, dusubize inyuma ho gatoya gutya, hanyuma niturangiza tuze twemeze OK. Murabona ko gutya wenda ushobora guhita uza nanone ukayihindurira color ukayigira wenda icyatsi nka gutya, murabibona nka gutya, ukayihindura icyatsi kibisi cyangwa se ukayigira umutuku bitewe n'ibara ushaka, ukajya ugenda we exportinga ibara ushaka. So ndagushimiye rero abanye nanjye muri iyi video, niba iyi video yagufashije ibuka gukanda wanditse like, utange n'igitekerezo cyawe muri commentaire kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro, wafunga inzogera ariko ufungure n'inzogera kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro. So ciao mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose.